Hello guys, mumeze neza? Ndabashoje kandi ndagushimiye mwebwe muri gukomeza kunsapotinga mu buzima bwa buri munsi. So cyane cyane mwe mukora subscribe, like, share ndetse na comment. Ndabashimiye ko muri kuntera inkunga ikomeye cyane. Ari ahantu cyane yanjye maze kuva nayo maze kugera. So ndabashimira. Mwamwitanze kuri buri kimwe cyose. Niyo mpamvu nje hano nje kubashimira. Gusa hari ikintu nashaka kubaganiriza. Ari ibintu tujya dukora tuzi ko ari imikino, tukabikora nyine ari ibintu biri aho ngaho tumva ko nta kibazo byateza. Akenshi bya bintu dukora ari imikino, ugasanga ejo n'ejo bundi bivuyemo ingaruka mbi ikomeye cyane ku buzima bw'umuntu. So nkaba ndi kusaba abantu mwese mukurikirana ibiganiro byanjye, ndabanza kubashimira njye cya mbere. Murankurikirana cyane pe kandi ndabashimira. Abandi bajya banyandikira, hari abanyandikira bambaza ibyo nkora. So njye ncuruza imiti, gusa nta kindi. Nkaba ndi no kwiyama abantu bazi ko ndi indaya, ntabwo ariko bimeze. Mujye mumamagara mufite ikintu mugiye kumbwira kizima. Nimba ari ikibazo mufite twabafasha, nimba ari imiti mushaka twayibaha. Ariko mu by'ukuri ntabwo ndi indaya. Ntazagira umuntu ujya kumpamagara ambwira kuki cyangwa ngo anyandikire ambaza ibyo bintu. Ntabwo nigurisha. Ikindi nababwiraga nyine, ari ibintu dukora tuzi ngo ni imikino, cyangwa ngo uzi ngo uri gushimisha umuntu, ariko ejo n'ejo bundi ugasanga bigiyemo ingaruka zikomeye cyane. Ndagira ngo mbabwire nyine ntimukajye mufata ibintu byose nk'aho ari ibintu bitoya, kuko ari igihe bivamo ikintu kinini cyane kandi gikomeye cyagutera agahinda no mu buzima bwawe bwose. So nakoze ibintu nzi ko ari imikino, ibintu biri aho bisanzwe, ariko ntabwo yari imikino y'abandi. Nyine numvaga ari ibintu nyine biri aho ngaho bitanarenze, ariko nyine byamviriyemo nyine kumva nkomeretse ku mutima. Ntabwo binyoroheye mu by'ukuri. Abantu bose bari kubona ndi gupositinga kumbaza wabaye iki, pe ndababaye cyane kuko ntabwo umeze neza. Gusa nyine ikintu nashaka kubabwira ni iki: ntimukajye mukora ibintu muzi ko ari imikino, nyuma bivamo ingaruka ikomeye. Ntabwo nabashishikariza. Mujye mukora ibintu muri seriously. Nanjye nabonye isomo byabyo. So Imana izandinde kongera gukina iyo mikino, kuko hari igihe ukora ikintu uzi ko ari ibintu biri aho bisanzwe, nta kibazo, ntunabitekerezeho cyane cyangwa ubire igihe kinini, bikanagucika ari rimwe. Ariko ni ibintu biri aho ku buryo udashobora no kwibuka ibyo wigeze ukora uzi ko ari imikino, nyuma bikavamo ingaruka ikomeye. So ushobora guhiruka mugenzi wawe muri gukina, ugasanga yikubise hasi agize ikibazo, kandi mu by'ukuri ntabwo wari bigamije. Arakomeretse cyangwa se arapfuye, ugasanga biguteye igikomere gikomeye ku buryo uhita wumva uzinutswe no kuzongera gukina.
cyangwa se wakabwira umuntu ijambo uzi ko nyine ari imikino bitewe n'ukuntu uwo muntu ameze, ugasanga riramukomerekeje ku mutima, cyangwa se ugakora ikindi kintu icyo ari cyo cyose kigakomeretsa mugenzi wawe cyangwa nawe kikagukomeretsa. So reka nsabe imbabazi wenda ku bantu wenda naba narabwiye nabi, n'abamfataga nk'ana indaya. Ntabwo ndi indaya pe, kuba nkora ibiganiro nta hantu bihuriye n'uburaya. Dukora ibiganiro kugira ngo tubone views, kandi muransapotinga pe, ndabibona ko munsapotinga, ndabashimiye. Ariko ntabwo ndi indaya, ntimukamfate nk'indaya, kandi ntabwo ndi umulesbiyene. Ni ukuri ntabwo ndi umulesbiyene. Gusa okay, basi mukomeze kunkurikirana. Nsabye imbabazi umuntu nababaje, cyangwa se nakoze akantu gato kakaba kamurakaje cyane. Ntabwo ibi bintu bisanzwe bimbaho, nibwo bwa mbere, ariko ku kantu gato kagakosa nakoze siko ari imikino. Ariko by the way, ntabwo ari keza pe, nawe nasubije amaso inyuma mbona ntabwo ari keza. Gusa sorry, I'm so sorry. Gusa mwese nyine muri kureba kino kiganiro, nyine mujye mwirinda utuntu twabashyira mu makosa cyangwa se twatuma mugaragara nabi, cyangwa se murebe n'ibyo mugiye kuvuga cyangwa gukina, rero ko bitakugiraho ingaruka ejo n'ejo bundi. Murakoze cyane, mukomeze mukore subscribe, like, share ndetse na comment, kandi ndabakunda cyane. Imana iduhane umugisha.